urangiza guvuga rya se ko nyiramuka sha ndabona habura gatoya. Ese ubundi wa mugingo uza biduhishije ubu wese ahagezera bana rwanda rurambe buri gihe ruza kwa mbere rwaraje kwa kabiri ruraza kwa gatatu ruraza kwa kane ruraza ariko hari ikintu maze kubura. igiki se mana? nabonye ari waza kurikiye kabisa. reka nkurikira te kandi ari wowe mwigana ahubwo niwe waza kurikiye. Shagrafure reka tureke n'ibindi uramuje amakunda ibiryo umuntu utamenya ko twanamurambiye. Ngoja gucimbura hu. None urashaka ko tugufasha iki? Ni ibisanzwe bro, nayinje kubasura nyine. Kayinje. Amasaha tu bro mayi nubwo mba mbohotse mbese nibona kudusura bikugora wagiye ubyihorera. Iki kintu ko kimbwira nabira Akimana imbabariye nkarya ibya none nago nazagaruka. ahubwo umwana wawe ubizi ko APR yatsinze? Ibyo ndabizi wana. Ese bro Ibiryo bihwanye n'abantu babiri. Ibiryo bireke umutu turabirya ataha. Okay, ubwo reka tumuganirize ataha. Kwaje saa 3 amasaha kamaze kuba saa 5 bigeze saa 7 uyu wani ntago bagukeneye. Shakize nanjye icyo kibazo nicyo nahoze nibaza mu mbarisi. Mani buriya naje nanasabye uruhushya. Mani none ndi kubona kitari butahe pfa kubiza tubigiye bwa nyuma. Oh yes. Ushaka kurya udasenze? Ase ubundi kushaka gukoramo mbere nk'uwabitetse. Manu Ubunyura mu kitwa kunarya. umva mani reka mwereke reka tugishiramo umunyu mwinshi. Mana ahubwo tugende dusanga bima.
ndakiri kurya nta kibazo gifite mani. ibyo byose ndi kubona ibyo dukora byose biri kwanga ariko mfite ikindi gitekerezo. Ngaho mbwira. umva none reka tugende tugishyire mu rusenda rwishe urusenda. Tugende. Narukaga no kurya umuceri ariko bino biryoshye.